Basi vyemera. Vyemeye. Ni nice. Mesti. Meze Mesti. Shobani tsavuka. ate buri mbonye pera. Sha, ndi kwigendera nyine mbona ndakubona. Umva, ahubwo ngiye kunumba nandaho naho. Ngiye ahubwo ikintu gisekeje. Wagiye ndi kugera mu muhanda yawe sinzi. Uziko ari nk'igihe umuntu ajya. Ari wambaye se? Oya naje nkatagucya nigenda njya kumva umuntu ngo we VM. Zaragiye he? Nabonaga bafatiye. Uracece ku muntu ba hari utuntu twinshi umuntu ari gukurikirana buriya ntago wabyumva. Hari utuntu nyine ari umujama nyine nangiye kureba igiriya. Hari gahunda twa dufitanye. Nyine yari twahanye gahunda ko ndi bujye kumureba nyine tukabinoza fresh. Nako ndabona ameze neza. Koze. Nawe wari uri mu nzira wari uri kujya. Nari ndi kugenda gutyo mu muhanda hari akantu Mary yarantumye ku muhanda nyine tumbona ndakubonye. Aha abakobwa na ba Mary se ko wagira ngo sinzi muri kumwe nyine iteka yakeneye kugutuma akagutuma hase nkanjye umama yakwirwa yashaka kubona bakankura mba ndi mu biguruko ndango nasana ngenda njya kureba umuniganje tujya muri business mva muri business ewana ndyama ndushye nkabyuka mva abari imiguruko gusa ariko turi mu rugo nyine twebwe birumvikana tuba turi mu rugo kwirirwana n'ababyeyi kudutuma ni ngombwa gusa nyine mujye mubyihanganira nyine gusa ariko namwe muri mu rugo muba kubera mutagera ahantu hari izuba muragenda itoto rikamera sawa ugasanga ufite akabiri keza kuturusha ariko tukiri aho ngaho hari akantu ahubwo nendaga no kuza ku iwanyu kuba nabatumira wari uzi ko njye na Biju dufitanye ubukwe se invitation zarasohotse numvaga n'ubundi duhuye n'ubundi nendaga kuba nagera iwanyu nkabaha invitation kuko nyine shaje ariko nari ikiza muboneye hafi se ufite ubukwe ya mfite ubukwe pe na Biju umukobwa nkunda cyane nari nyine ahubwo kanigendere ese ugenda se iyi misengenda nako ndabona ugiye utishimye se ikibazo nyine ubwo tuzasubira Cyorere nice ubaye iki ujukanyira aho utavuze byagenze bite nice ntabwo uri kunyumva nice wabaye iki ibi bintu kutajya kubikora byo kuzukanyira aho utavuze byakugendekeye bite habaye iki ukuntu uzukanyira aho kwinjira mu nzu utavuze niki cyakubayeho mama byarangiye ibiki byarangiye sinzi icyo ngiye gukora habaye iki byarangiye yewe yanyanze ndi wakwanze mama musore nakunze byarangiye agiye gukora ubukwe uwe musore wakunze VM mwakundanaga se yakubwiye ko agukunda nyine njyewe naramukunze ariko nyine yambwiye ngo agiye gukora mariage okay waramukunze ndabyumva ariko we ntago yagukunze nkunda gukora iki impamvu agiye gukora mariage nuko afite undi yakunze kandi bakundana babiziranyeho sumva niteguye kumureka
oya mama wimbwira ko ari uwanjye ntabwo byakunda pe. umva nayisi Byakunda. umva nkubwira uri umukobwa mwiza sibyo reka kwiheba oya ntabwo byakunda. uri kumva naba ari uwawe umva nkubwire naba ari uwawe azakugarukira oya ntabwo byakunda. invitation se ni ibiki oya mama ndamukunda cyane. kuba yasohoye invitation ntabwo byemeje ko babanye uri kumva naba ari uwawe azagaruka muzabana azagaruka kandi umubwira yuko ubukwe buri hafi vuba. buri hafi ariko ntabwo bwari bwaba sibyo ni ibintu bibiri bitandukanye uzihangane sibyo uyihangane reka yagisiyo reka izi yagisiyo zireke ihangane ariko oya ihangane humura sibyo Nayisi oya mama ngwino nkubwire umukobwa wanjye nizere ko utakibabaye nizere ko watuje mama biragoye rero urabona nuko ndi kuzana amaraporo kandi ndabona izuba rimeze nabi ndagira ngo ujye hariya kuri butike uzana akaji tube turi kumwe ufite icyaka se ubwawe urakari bwaguteye icyaka uri kumva utameze neza niba umeze neza urakira n'amafaranga uzana akaji tube turi kumwe urabona ko izuba rimeze nabi yihutire rero ubanguke mukobwa wanjye nturangare mu nzira ubanguke yego sho njye nashyushye uri kumva umeze ute umva nashyushye noneho mu rugo famiye yo muri Canada yose yamanutse urumva ubu ngubu mu rugo byashyushye nanjye ndumva nagurumanye umva famiye yanjye yose ubu ngubu iri mu rugo urumva ndimo nditegura imyenda nzambara barimo barambwira ngo nzambara iki urumva ngiye gutereshaho inzara shero urabikunda nawe akanga ko umukobwa asa neza ariko komeza umbwire izo story ndumva ziryoshye kuzumva ugeze mu rugo wagira ngo ikirori cyabaye uyu munsi reka ukuri gusa ntameze none njyewe barashagariye urumva ndi kubona ugira ngo nabaye mushyashya shashere n'ukuri nkoreye ibintu by'amateka nubwo bitaraba ikirori kiwanyu se gitangira ryari ariko numva cyatangiye kare shashere iwacu bagira urukundo urumva kuva invitation zasohoka bahise bumva ko byabaye bahita baza kumba hafi bahita baza kumba hafi barambwira ati ibintu ushaka dukukorera nibihe urumva noneho nanjye niyo mpamvu navuze ngo ndaza kubikubwira umbwire ko kwitera makeup bikunda urumva bashaka kunshyiriraho inzara urumva mbega bakanjyana no muri salon nyine bakangira neza kandi ibingibi ibintu by'ubuturage byose bigahita bishira ubundi nkabona nje nawe dutera ikirenge ku kindi tukajya gusezerana imbere y'Imana sheri uri kumva bimeze gute sheri kuko kubona wewe nta kintu bikubwiye sheri nibyo kuko invitation zarasohotse ariko wibuke ko ubukwe buzaba mu kwezi gutaha yes ibyo ndabizi ndabyibuka cyane none hari ikintu nshaka kugusaba ndashaka ko dukora sex mbere ya mariage se nese ubwo uri kumva ndi kugusaba ko dukora sex nyine tu imbere ya mariage ese wumvishe mubwiye ngo tuyikore nyuma ya mariage what ndakubwiye ngo nshaka ko dukora sex sheri ndakwinginze nyumva sibyo
urabona n'ubundi mariage iregereje, igihe wihanganye nicyo kinini kurenza igisigaye. Ndakwinginze rwose, reka mariage ibanzibe ibindi ubindekere. ariko unega ko tureka mariage ikabanza ikaba. Yes. Nese bibaye imbere hari icyo byatwara? Ntabwo byagaragara neza. Okay. Ariko kuki ubimbajije ubundi? Nuko mbishaka. Ubu nibwo bishatse igihe cyose ntabwo ubishaka. Igihe cyose twabanye. Ubu nibwo bishatse. Ase sheri ntabwo uri kunyumva? Ntabwo ndi kukumva, ntabwo ndi gusobanukirwa. Nese sheri urankunda? Ndagukunda, ariko urukundo ntabwo ruba mu mibonano. None se reka nkubaze ikibazo. Uri isugi? Yes, of course. Uri isugi? Yes. Mbwiye kuri isugi. Ibintu mbwiye twazana urupapuro tukabyandikira ku buryo twabijyana no mu buyobozi. Nazasanga nyuma y'ubukwe twaryamana, nazasanga utari isugi. Inkwano twatanze mu rugo, ibintu byagutanzweho byose, kira kitu cyose cyitwa ko cyagiye mu bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe bwacu, ku buryo nagisubizwa. Urishuwa ko ibyo bintu byemeye tukabisinyira, dusanze utari isugi byansubizwa? Urishuwa tujye mu buyobozi? Sheri, noneho ko numva utangiye kumbwira amagambo akomeye kandi igihe cyari cyegereje, bimeze gute koko? Nyine urumva ntago ndi isugi. Ngo? Ntago ndi isugi. Ntago uri isugi? Nese byagenze bite? Wafashwe ku ngufu? Amambere hose wahereye wanga ko dukora sexy, umbwira ngo uri isugi, none ubu ngubu urambwe ngo uri isugi, nawe ngo ntukiri isugi. Ibiki wafashwe ku ngufu? Byagenze bite? Wari ufite agatipu nendekana nako mukajya muryamana akakumaramo ubwo busugi? Niyo mpamvu uri kumbwira gutyo? Nyine urumva impamvu nagumye mbyanga, hari umutipe twakundanye nyine mbere yawe, nuko nyine ese ko ndeba utangiye no kwiriza. Sheri, birababaje, ni ubwa mbere umbwiye amagambo ameze gutyo, kandi n'igihe cyegereje, kandi nakubwiye ko no mu rugo biteguye. Ndi kumva utangiye kuvanga ibyo bintu by'isugi, kuki utabimbajije mbere, ukaba ubu ngubu ari bwo ubimbaje. Nahuye n'ingegera nkawe utangiye kumbaza ibintu ubukwe bwegereje, hari hasigaye igihe gito. Maze kumenya ko utari isugi. Ibyanjye twasangiye, twanyweye, twariye, none umbihirije icyo kunywa n'icyo kurya. Ibyanjye nawe bihagarare hangaha. Imyaka yose wambeshye, imyaka akura yibara 1 2 3 4 5 6 7 8, umwaka wa 8 nibwo mbwiye ko utari isugi. Igihe cyose twamaraniye, kuki utabimbwiye? Kuryamana n'ubundi butipe buri aho ngaho ku ruhande. Twumvikane, ibyanjye nawe birangirire hano, urumva? Okay, nizere ko wabyumvishe. Oya, ntago wabinkora, kandi na invitation zari zarasohotse. Reka wane ibyo bya invitation sinago ari. Sheri, oya, ntago wabinkora n'ukuri. Reka. Base ngo natubiganire. Amano na invitation. Ngo tuganire nkubwira ukuntu byagenze. Reka. Nahise bimeze bite?
umeze sawa. Ariko uri kumwe bameze sande umeze nk'utishimye mukuntu ko. Ariko umeze neza. Basi nice. Oya. Ubaza akabazo basi uransubiza utambeshye umbwije ukuri. Mbaza ntari bitunda gusubiza. Nice rero nubwo umbwiye ati ngubaze ntari buransubiza. Uramutse umbwiye utambwije ukuri wambabaje byiteka ntabwo nazigira mbikubabarira na umva wazabibona. Basi kaniguse ku ngingo. Urankunda? Se basi Feme hari icyo nakoze mwereka ko ngukunda koko. Ndagukunda ndetse pe ndagukunda cyane. So bibona wowe Shape nkuko nanjye bimbwiye ku nkunda nanjye ndagukunda pe. Buriya nuko umuntu nyine atapfa kwerekana ibintu uko biri byanyabyo. Ndamutse mfashe umutima wanjye undi nagushyiramo urukundo ngiye mukunda akaba ari rwo nkunda. Umva wahita ubona ko urukundo wo nkunda ari ubusa. koko se nibyo? Shana ibyo pe. Ari kunyinisha wowe. Ako mana yanjye kwe urumva nagukinisha umva ndagukunda kuri rwa rwego. Oyi ntago nabicyumva. No seri byumve. Byumve pe. Seri nawe cyangwa uri kumbeshya. Umva aso byumve wowe. Ntabwo bakumva ukuntu nishimye. Biragaragara pe yo. Cyane itedesi. Cyane se. Ndishimye ibintu nari mbitegereje igihe kinini. Warabitegereje? Noneho ntabwo wakumva njye nishimye kuruta uko wishimye. Oya cyane. Mbandana ako se nahise natumye kuzana akaji ku muhanda ko mbona ndangije kuzuza raporo ataraza. Ndamenya byamugendekeye gutera ko mbona atinzemo kandi hashize umwanya mutumye. Ndangije kuzuza na raporo ataragaruka. Byamugendekeye bituse. Arantengushye ariko kandi ndira y'iminota mikeya wasanga yasanze ari abantu benshi. Mama. Ego none se turere. Je nagutumye. Turahuye. Uhuye nande? Turahuye. Uhuye na me wa musore nakubwiraga nkunda. Byagenze bite? Turahuye. Akuje kunzanira je nagutumye se. Oya mama nyine cicika amafaranga barayakwaye. Oya nyine cicika gato mutere sitore ukuntu bigenze. Turahuye. Tubaza guhura. Ambwira yuko nyine yari ari kunyinisha ngo yagira ngo arebe ukuntu mbigenza. Cemva Imana ishimwe we sinzi ukuntu ndi kumva nakubwiye. Wow, byabaye wase byo biganira. Ivyatandi. Cyangwa ugiye uri kubirota mu nzira. Oya ndamubonye. Oya ntago nabyemera. Umva ndishimye cyane ntago wabyumva ahubwo reka mba ndumva namuhamagara. Oya makuru uri kuvuga uyafite gihamya. Yego mama turahuye turanaganira. Siyo mpamvu se natinze. Umukobwa wanjye rero nibyo nakubwiraga tuza. Niba ari uwawe n'ubundi azaba uwawe. Niwongere guhangayika. Sibyo? Tuza niwongere guhangayika. Kandi nabo wawe intsinzi tuzayibona. Tugiye gusenga rero bizacemo. Naye ntabwo nakwifuriza ikibi. Beme n'umuhungu mwiza nakwishima kubona muri kumwe mukundana. Cyangwa sha yambeshyaga ariko ntabwo yambeshyaga. Birenze n'ibyo ngibyo uri kwivugisha noneho yambwiye kanankunda. Ibyo ndabyishimiye cyishimiye nk'umukobwa wanjye. Felicitations kandi mu rukundo. Sibyo? Merci. Ujye witwara neza uzitwararike. Yego. Ntabwo ububuka mu rukundo bijyana gake gake. Yego subizwa mukunda se. Ndabizi ko mukunda.